Agafilme kacu k'uyu munsi tugatangiye ari umumama utereye umwana we ari guhamagara Kadogo Kadogo Kadogo, ngwino nkwereke ikintu mfasha hano. Tubona Kadogo araza aramwegera, mabuja aramubwira ngo genda ufate imodoka iri hariya uyoze. Urabona ko uyu Kadogo ari umuntu w'umuzamu ucunga runo rugo, ubona ko afite umwana w'uruhinja bisa nkaho nta minsi iciyemo amubyaye. Kadogo aramubwira nta kibazo mabuja kanjye kubikora. Tubonaga Kadogo akomeza kwitegereza umwana, kumbe Kadogo afite ikibi muri we. Umwana nawe atamurika, bisa nkaho umwana nyine afite imana muri we kabisa. Kadogo muri ako kanya atayikanga, mabuja ariyumva, ubaye iki Kadogo? Numva uri kwivugisha aho ngaho. Kadogo nawe n'amayeri menshi aramusubiza, ntacyo, nuko nandi kukubwira ngo ufite umwana mwiza kabisa, wabyaye umwana musa. Bisa nkaho Kadogo ari umunyamanyanga, na mabuja nk'umubyeyi bisanzwe aramubwira ngo ntacyo ngaho genda ukore ibyo nkubwiye. Mabuja yitera umwana we arigendera, Kadogo asigara aho ngaho yitegereza umwana avuga ngo se ibi ni ibiki? Mabuja aritambikira arigendera arisubira mu nzu, Kadogo asigara aho ngaho ari kwibaza, tekereza. Kumbe Kadogo icyo tutari tuzi, abantu yaba yagiye ikuzimu, yagiye mu bwami bw'ikuzimu bakazajya bamutuma abantu ngo ajye kubica. Aba ari umwana wo mu cyaro warize hano mu mujyi, yaje kwishakira ibiceri, ariko afite indi misiyo yajeho yo kuba agomba kwica uyu mwana, kuko uyu mwana aba agomba kuzaba ikintu gikomeye cyane kandi akaba yabangamira ubwami bw'ikuzimu. Kadogo asigara aho ngaho yibaza, yivugisha ngo se nzagashobora ko mbona n'uriya mwana atoroshye. Ubona nyine byamucanze, ibintu ntibizoroha kabisa, ibintu abantu bishoramo bigoye. Ubuzima bwo ku isi buragoye, ariko wakishora mu bintu nawe uzi ko byagutwarira ubuzima ntabwo aba ari byo kabisa. Tugaruka hano, Kadogo akiri kwibaza se kano kazi nkareke, ko mbona uyu mwana nshaka kumukurura nkabona nawe afite ibindi bibaraga, ibi ntibizankoraho nkaba napfa ubwanjye. Ariko yibaza avuga ngo ariko nintabikora bazanyica bice n'umuryango wanjye. Kadogo byamucanze mu mutwe, ari gutekereza byanze, ngo kano kazi ibi nishoyemo ko mbona ari ingaro, mbireke nkore iki koko? Kadogo akomeza yitekerezaho, atekereza ngo nabwo mbiretse mama byamugeraho akavuga umwana wanjye yitateye igihango. Akomeza yibaza, ariko akiha akanyabwa akavuga ngo nzabikora. Abakozi tuzana mu ngo bigoye, ntiwamenya ikiba kibagenza. Nk'uyu Kadogo bamuhaye akazi bazi ko ari umuntu uje kubabera umuzamu bisanzwe, ko yaje afite misiyo yo kwica umwana wabo. Ibintu abantu bishoramo. Kadogo akomeza aho ngaho yitekerezaho, avuga ngo nzakoresha iyihe sitarateji kugira ngo mbashe kujya kwica uriya mwana. Kadogo akomeza abitekereza, ariko nzabikora. Yitera akanyabugabo avuga ngo nzabikora, ariko ubona ko afite ubwoba, akanatekereza se nzagende nsabe abantumye mbabwire ko byananiye bampindurira akandi kazi ko mbona kano kananiye. Kadogo nyine byamucanze kabisa.
Sasa tugaruka hano kuno aho wa mumama ubona nyine ko ari kumwe n'umwana we, ari kumwitaho nyine nk'uruhinja, yamubikiye yamusinzirije, aza kureba nyine uko umwana we ameze. Uyu mwana twabonye ko hari ikibi kidashaka abaho, ikuzimu barashaka apfa, twabonye ko banohereje nyine umukozi waje hano mu rugo ugomba kumwica. Mama we araza aramureba, areba uko ameze, mama we ntabwo aba azi icyo umwana azavamo. Nk'uko tubizi ko umumama ubyaye umwana vuba ari n'uwa mbere, amwitaho cyane, abona ari akamarayika kiwe, ariko n'umwana nyine aba akana keza gashimishije. Muri ako kanya tubona Kadogo yinjira mu nzu muri salo, aza kureba mabuja yaba yapanze ibiki, sinzi uburyo yapanze ibintu, banza afite umugambi w'uburyo agiye kubikoramo akaba yabasha kwigaranzura uyu mwana. Gusa twabonye ko nawe afite imbaraga zishobora kuba ziva mu ijuru, kuko uyu Kadogo nawe afite ikibi muri we. Araza asuhuza mabuja, mabuja aramubaza se bimeze bite, ko uze muri salo bimeze bite? Kadogo nawe urumva bimeze neza. Mabuja aramubwira ngo mbwira ikibazo ufite kimbwire nta kibazo. Kadogo nawe aratangira n'ubunyanga bwinshi, atangira amusobanurira ngo urumva nijoro igihe nari ndyamye ngiye kumva numva imibi iri kundya myinshi, urabona hariya ndara ni hanze, none ndumva ubu ngubu ntameze neza, ndumva nsa nk'urwaye. Mabuja akomeza kwibaza ibi ni ibiki, kugira ngo umuhe imiti. Umva Kadogo arakomeza amusobanurira ngo imibu, amubwira ko atameze neza, ariko ahita amusobanurira ngo nubwo amasaha ya saa sita ataragera ngo ariko nta kibazo, ntabwo ameze neza nyine, kuko nyine ari gupfundikanya ibintu kugira ngo arebe ko mabuja yava aho ngaho akaba yakigaranzura uwo mwana, ngo akazi kahita karangiza ahite yigendera. Mabuja akomeza amwitegereza, amubwira utuntu twinshi atuvangavanga, yabuze nyine ahantu ahera ngo mabuja ava aho ngaho, aribwo yahise amubwira ngo ndashonje. Mabuja aramubwira ngo wapi, wowe nujya usonza ujye uza hano umbwire ngo urashaka kurya, ubundi nzajya ngenda mbikurebe. Kadogo nawe kubera ko yiyumvishe ko mabuja agiye kugenda, nta kibazo genda nta kibazo ndashonje. Mabuja aramubwira ngo nta kibazo reka ngende mbikuzanire. Kadogo nawe ngo nta kibazo mabuja, nta kibazo. Mabuja arahaguruka ajya kureba Kadogo nyine nk'umukozi wo mu rugo, wabaye nk'umwana mu rugo, agomba kumwitaho, ntabwo yamureka. Muri ako kanya umwana araryamye, Kadogo nawe atangiye gutekereza ngo uyu mwana ndamugenza nte ku buryo namwigaranzura, acunga neza niba mabuja yarenze. Kadogo aza acunga neza no mu rugi nimba nta muntu uri buze, ubona ko afite amakenga avuga ngo bamfashe noneho ni gereza yihuta, nta nubwo kuzimu bazantabara, kano kazi ngomba kukarangiza, ni ukwica umwana gusa. Aza amwegera asa nk'ugiye kumwica, ngo ndamuheza umwuka, mama we asange byarangiye nanjye ndaba nagiye. Mu gihe agiye kumukoraho, umwana akumva afite ibindi bibaraga, azamura amaboko asinziriye. Kadogo agiye kumva yumva ikintu kimukubise urushyi rukomeye cyane, arikanga. Ibi ni ibiki? Ibintu biramujya mu mutwe, bisa nkaho Imana yayirindishe kano kana b'amarayika, bisa nkaho gafite nako imbaraga ariko nziza zitameze nk'iz'iki kigabo. Akaba aravuga se ibi ni ibiki binkubise, ko ngiye mperuka ngiye kuniga umwana ngo muheze umwuka.
agira ubwoba ahita asohoka aho ngaho yiruka avuga ngo sinzagaruka no muri iyi nzu, ndagiye kabisa. Umwana asigara aho ngaho yiryamiye, bisa nkaho nta nubwo umwana aba azi n'ibiri kuba, ahubwo ni ibintu biba bimurinze, bisa nkaho umwana yavutse afite gahunda. Kadogo yavuye aho ngaho yiruka anga ibyo mbonye muri iyo nzu sinzayisubiramo, sinzongera kwegera uriya mwana, kano kazi genda gasezeye. Ikintu kigukubita ugiyeho ni nk'imboga igukubise, wowe uheruka ugiye kuniga umwana wowe ugaruke uri kwizunguza. Kadogo ariko yivugisha, kano kazi ni indyamugwe kabisa, nabigoye ubu bino bintu nzabishobora. Ako Kadogo nawe atangiye gucika intege z'akazi, yatumwe n'ikuzimu, nyine byamucanze, afite imitwe biravuga se ndeke kano kazi, ninkakareka se nzagakora ne ko mbona bigoye no kwegera umwana no kumureba gusa, utawumva ibintu bigufashe murebanye gusa. Kadogo aguma aho ngaho abyibaza avuga ngo nimba nzakoresha ubuhe buryo kugira ngo uyu mwana abashe kumwica. Bisa nkaho Kadogo aba amaze igihe kinini hano, byaramunaniye neza kuba yakica umwana. Sasa tugaruka muri salo aho umubyeyi yari agarutse, asa nkaho amaze gutunganya ibyo kurya bya Kadogo, hasi asanga Kadogo yageze. Kadogo bigenze bite utanasiga umwana? Nzi ko musigiye umwana ashobora guhanuka ku gitanda ko mu ntebe, ariko so Kadogo bimeze bitera byibaza se akanya ngiye nta n'iminota 5 ishize nsanze Kadogo yivumba yagiye. Byibaza ariko ntiyabitindaho, umwana we aribwo izo abana baba bakanguka buri kanya, arongera amubikira kugira ngo yongere asinzire. Yajya kureba Kadogo bimeze bite, abaye iki? Ariko mabuja sose azije kureba Kadogo, bimeze bite ko nari musize mu nzu ari kumwe n'umwana wanjye? Kadogo nawe arikanga, umuntu bigenze bite? Mbona bari kumuhamagara, usa nkaho atibuka n'ibyo yagiye mu nzu agiye gukora. Kadogo ngwino hano ndagushaka. Ko mabuja amuhamagara, Kadogo afite n'igihunga avuga, afite ubwoba avuga se bigenze bite, baramvumbuye. Mabuja amwitegereza, Kadogo afite urwikekwe, ngo se bigenze bite. Mabuja aramwitegereza, ntabwo uyu mukozi kandi bamuzanye ntanamwizera, ariko mabuja yibaza, tekereza. Kadogo araza ubusoni bwinshi, mabuja aramubaza se ko mperuka uza muri salo umbwira ngo urashonje ugahita usohoka nta n'ibiryo nkuzaniye, bigenze bite? Kadogo n'ubusoni bwinshi biramucanga. Umwanya amaze mu nzu ngiye kureba ibyo mu gikoni ugahita ugenda, iki cyari kibaye? Nari nzi ko musigiye umwana. Kadogo agira ubwoba. Ariko mabuja akomeza kumubaza, Kadogo yabuze ikintu asubiza. Iza mabuja nyine bavugira hejuru, kandi uvugiye nawe hejuru nyine watura usohokamo. Kadogo ataya kwikora ku matama avuga ngo se urumva njye nta n'inzara mfite, byashize ibintu nyine, ikibazo nari mfite cyashize, nta kibazo mfite urebye. Mabuja arikanga avuga se umusore aramubaza se ntabwo ari wowe uvuye muri salo umbwiye ngo
urashonje nubwo saa sita zitarajya? Urumva nyine mabuja arakaye. Kadogo nawe urumva mu kanya nari nshonje ariko urumva birashize aka kanya. Mabuja nawe akomeza kumwitegereza aravuga ngo uyu mugabo ni ibibazo. Aka kanya mvuye muri salo nibwo uhise uhaga. Kadogo nawe n'ubunyanga bwinshi nyine urumva nari nibeshye kuza kugusaba ibiryo, njye ndaza gutegereza saa sita nta kibazo. Mabuja aramwitegereza aravuga ngo uyu mugabo ashobora kuba afite ikindi kintu kimugenza bitewe n'ubunyanga afite. Kadogo aramubwira nta kibazo mfite ntacyo, njye ndategereza saa sita ahubwo muze no kubinzanira ntabwo ndi bwongeye kwinjira mu nzu yanyu. Aramubwira ngo aka kanya ndavuze ngo uhite uza mu nzu, ibiryo byawe nabiteguye ntabwo mbisubiza mu isafuriya, ngwino ufate ibiryo urye kandi ntabwo mbikuzanira aho ngaho, ari nubyanga turabonana. Kadogo akagira ubwoba, ese noneho ndabigenza ntera? Mabuja yinjiye ari kuvuga ngo njye ninjire mu nzu n'ibintu maje guhura nabyo mu nzu nsubireyo njye kureba ibyo kurya? Ya bintu biranyica mpuriye nabyo mu nzu pe, n'ubwoba bwinshi. Sasa mw'abantu ibintu abantu bishoramo nibyo bizanabica. Ya Kadogo iyo aza kwikomereza ubuzima bwe bisanzwe aba ari meze neza, nta bintu byo guhubuka cyangwa ubwicanyi ntabwo aba arimo. Sasa batugarura hano Kadogo yagiye kuvugana n'ab'ikuzimu bamutumye, nka se shebuja bimeze bite kuko aya kazi mbona bigoye, njye mfite n'ubwoba, uyu munsi nagiye nkubitwa n'ikintu ntazi icyo ari cyo. Shebuja aramwitegereza, numva njyewe bino bintu by'ubwicanyi ntabwo mbimenyereye, basi ndabasaba mwampinduriye akazi kuko nka kariya kananiye basi mukama kandi ariko kwica umwana byananiye mfite n'ubwoba. Shebuja nawe ngo urumva ubwoba ngo nibwo butangira, iyo umuntu agize ubwoba igihe cye cyo gupfa kiba cyenda kugera, kano kazi ugomba kugakora. Kadogo karavuga none ndapfuye, nta nubwo bari kugahindura, kuzimu bakaniye. Shebuja aramubwira ngo wibuke ko kano kazi ariko kagomba kukwinjiza mu muryango wacu, ukaba umuntu mukuru nyine, ukava mu bantu bari hasi nawe ugatangira gutuma abantu. Kadogo nawe ibintu byamucanze, ikuzimu ariko bakomeza kumubwira ngo kano kazi wakajemo ubizi ibyo dukora, uragenda wica umwana cyangwa ujye mu bibazo umuryango wawe unawubure. Kadogo biramucanga, se arajya kwica umwana cyangwa? Tegereza akandi gace turebe uko bizagenda.